ni agahinda kenshi n'umubabaro yewe n'amarira menshi byaje kugaragara muri benshi bagize uyu muryango nyuma y'uko baje kumva inkuru itari nziza kuri aba ngaba baje kwitaba Imana biturutse ku ifunguro cyangwa ku byo kurya bari bafashe nyuma y'uko baje kugenda bamenya ko iyi Marie Jose aka gasimba ngira ngo abantu munteze amatwi nta muntu n'umwe waba utakazi cyangwa se waba utarakabona mu nzu ye. Ibi ngibi byabereye hehe? Aba ngaba ni bande? Wowe untega amatwi byose nze kubikugezaho kuko urabizi neza ko ibi ngibi mba nagiye mbikurikirana kugira ngo wowe uze kugenda usobanukirwa neza ibyo ari byo wibereye aho ngaho. Muri make mba nakugereye aho utabashije kugera, uze kunkundira tuze kugerana ku musozo w'iyi nkuru. Ibi byose nabikugejejeho ugenda usobanukirwa neza aka karere ibi ngibi byabereyemo, cyane ko ari inkuru itashimishije abantu benshi. Tekereza urugo nk'uru rurimo famiye nk'iyi yishimye, ukumva igikuba kiracitse mu kanya gato ngo bose bitabye Imana biturutse ku biryo bafunguye. Ubundi wari uzi ko Marie Jose ishobora kugira gutya ikanyara cyangwa igata umwanda muri bimwe twavuga ko ari nk'ifunguro cyangwa mu bigize amafunguro ari aho ngaho mu rugo iwawe, bikaba byaguteza ikibazo gikomeye cyane kandi wabifataga nk'ibintu byoroheje, ubona ko ari agasimba kari aho ngaho katagize icyo gatwaye. Ntega amatwi rero, uraza no kugenda ukuramo amasomo agiye atandukanye na bimwe utaruzi kuri aka gasimba bita Marie Jose, ugende usobanukirwa neza ububi bwako. Ni mu kanya gato byose ngende mbikugezaho, ubwo nizere ko na wa wundi utarakora subscribe cyangwa se abone yarangije gupyonda kugira ngo tujye twibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Komeza ubane nanjye ukumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Yes, nk'uko natangiye mbikubwira, ibi ni ibyabaye kuri uyu munsi ubwo batekaga nk'ibisanzwe bari bafite n'ubatekera, cyane ko byagiye binatangaza abantu benshi bakavuga ko ibi ngibi ngo bishobora kuba byakozwe n'umukozi usanzwe ubategurira amwe mu mafunguro basanzwe bafata umunsi ku wundi. Gusa ariko ngo dukurikije igihe aba bamaranye, ubwo ni amakuru twagendaga duhabwa n'abaturanyi ndetse na bamwe mu bagize uyu muryango. nk'uko natangiye mbikubwira ngo baje gufatwa n'ikiniga, amarira aba menshi muri uyu muryango, bararira barahogora kuko kubyumva ibi ngibi ntago bisanzwe. Impamvu nari mvuze nti umukozi ashobora kuba ibi ngibi yabikoze hari gatumwa cyangwa se hari uwamutumye, nuko we ntacyo yabaye mu bagiye batakariza ubuzima ahangaha, ubwo umukozi ntago arimo. Ubwo ni ibintu rero byaje kugenda byibazwaho n'abantu benshi, baravuga bati uyu mukozi muze kugenda mumukoraho iperereza neza, birashoboka ko yaba ari we wakoze ibi ngibi. Gusa kandi ukurikije igihe uyu mukozi amaranye n'aba ngaba, kandi abantu benshi bagiye bavuga ko ngo nta kintu kibi kigeze kigaragara kuri uyu mukozi kuva yagera muri uru rugo. Gusa nyine kubera ko ari ibintu biba bibaye gutyo kandi ntabwo biba bigomba kurangira gutyo, baba bagomba kugenda bakora iperereza neza koko bakareba niba koko ibi ngibi byabaye ari nka accident cyangwa se ari nk'impanuka nk'izindi, bikaza kugenda bikorwa n'inzego zibireba kugira ngo byibuze abangaba baze gushyingurwa nta muntu n'umwe uri kuvuga ngo uyu niwe wabigizemo uruhare n'uyu niwe wabigizemo uruhare, kuko ntabwo ibi bintu byumvikana. Nta nubwo no kubireba ubwawe ntabwo wapfa guhita ubyiyumvisha ko kamwangira ngo wahise wumva ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru abagezweho mba nje kukugezaho, nizere ko tugiye kuyabanamo tukaza kugirana ku musozo wayo tukiri kumwe. Ubwo nakubwiye ko na wa wundi utarakora subscribe cyangwa se abone yakabaye yarangije kudusubscribinga kugira ngo tujye turushaho kugenda twibanira muri aya makuru tugutegura buri uko bwije nuko bukeye, ariko kandi ntaze kwirengagiza kari akantu k'inzogera agafungure, arajya yakira notification uko twaprodinze inkuru cyangwa buri uko dushyizeho inkuru.
nyemerera gatoya mbanze nsuhuze mwebwe mwarangije gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube channel witwa Sharire OGTV. Reka mwese mbasuhuze by'umwihariko abanteze amatwi bari mu ntara y'amajyaruguru, hari abanteze amatwi bari mu ntara y'amajyepfo, burasirazuba n'uburengera bwaryo, namwe turana mu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko mwese mumeze neza kandi tugiye kubana muri aya makuru, ibintu ari so fresh cyane. Reka ndebe n'abariya twavuga ko aribo ba diaspora tugira, hari abatuye ku mugabane wa Afurika n'abatuye ku mugabane w'Uburayi, abatuye hariya ubwo ndi kuvuga leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko United States. Hari abantu benshi baba banteze amatwi, mwese nabasuje kandi nabahaye ikaze. Nizere ko tugiye kubana muri aya makuru mumeze neza, abatameze neza muhumure, nanjye ndumva akantu k'akagiripe kamfashe, ariko ntabwo ibyo byambuza kuba nabagezaho amakuru nk'aya ngaya. Nawe rero utameze neza birashoboka ko waba unteze amatwi urwaye cyangwa urwaje. Wowe urwaye reka nkubwire ngo urware ubukira, ariko kandi nawe urwaje uhumure umuntu wawe, umwizerere, jya unacishamo unasenge, unamusengere, kuko iby'Imana ikora biratangaza cyane. Nawe rero waza mu batangazwa n'ibitangaza Imana ikora. Bityo rero ubwo reka nizere ko tugiye kubana muri aya makuru twese tuziranye. Ikaze, ongera volume hataza kugira ijambo na rimwe rigucika. Ibi ngibi twaje kugenda tubibonesha amaso yacu, ubwo hari mu masaha twavuga ko ari aya mu gitondo. Ubwo bivuze ngo ibi ngibi, ubwo iri funguro birashoboka ko barifashe mu masaha ya nimugoroba, ko kuko nyine mufata ifunguro rya nijoro. Abantu benshi twavuga ko reka mvuge abakire, reka nkoreshe iryo jambo, abakire ngira ngo bari mu bantu bakunda kurya umuceri nijoro. Ubwo uri mu biryo twavuga ko ari ibiryo biba byoroheje. Aba ngaba rero ni nabwo baje kugira gutya, bafata ifunguro ryabo nk'ibisanzwe bajya kuryama. Ubwo kera kabaye, ubwo twavuga ko iyi minsi turimo ngira ngo ni iminsi y'ibiruhuko, grand vacances. Abanyeshuri bose baba bari kumwe n'ababyeyi babo mu rugo. Ahanini twagiye tunabona ko abakire ari nabo bantu bafata ifunguro mu masaha akuze, bitewe n'uko ababyeyi baba bagiye gushaka hirya no hino ubuzima, amafaranga, ibitunga umuryango muri rusange. Ubwo birumvikana biba ngombwa ko bafata ifunguro batinze cyangwa se mu masaha ya nimugoroba. Mu kuza kurifata rero basanze ubwo mukozi, kubera ko twagiye tubona ko arara mu nzu yo hanze, hahandi bita ngo ni muri negisi cyangwa se mu manegisi yo hanze. Ubwo we yari yaryamye, ugasanga abangaba basanga byateguwe ibyo kurya. Ubwo ni ifunguro, niko kurifata nk'ibisanzwe, bararirya bararyoherwa. Nyuma yo kurirya nibwo baje kuryama. Nyuma mu gitondo induru ziravuga. Umukobwa ubwo niwe ubafasha imirimo, ni nawe waje gutanga amakuru avuga ati abana, ubwo yahereye ku bana mu cyumba. Birumvikana ko icyumba abana bararamo ntabwo kiba gikinze neza, wenda nk'uko icy'ababyeyi kiba gifunze nk'uko dusanzwe tubizi. Ni nabwo yaje no gukomangira ba nyirabuja, asanga nabwo ntago bari gukoma, kandi asanzwe abizi neza isaha babyukiraho, cyane ko twagiye tubibona ibingibi tubibonesha ijisho ryacu. Ari nabwo baje kugenda bahuruza inshuti n'imiryango, bose baza guhurira ahangaha, ibintu biba ibindi bindi. Ndabizi wowe wibaza guti ahangaha ni hehe, unteze amatwi. Reka nkumare n'impungenge nkubwire ko ibi bitabereye aha ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo byabereye aha muri gihugu cya Nigeria, aho bamwe mu bagize uyu muryango yagiye avuga ko ibi ngibi ari nk'akagambane. Inzego z'umutekano zikwiye kubyinjiramo zikagenda zisesengura cyangwa se zikora iperereza kuri uyu mukozi wo mu rugo, cyane ko nubwo nta kibazo yari afitanye na ba shebuja, bagomba kugenda babigenzura neza, ngo ntawamenya ngo hari igihe umuryango nk'uyu nguyu utishimiwe n'abandi bantu, ubwo kugira ngo bawuzimye bikaba babicisha ku mukozi. Ubwo dutegereje ikizava mu iperereza, gusa nyuma y'uko ibi ngibi bibaye n'ubundi nta warokotse usibye umukozi.
ba nyir'urugo bose nta n'umwe, famiye yose yagiye. Ubwo reka dukomeze kwihanganisha umuryango w'aba ngaba ndetse n'aba ngaba bitabye Imana, tugende tubabwira ngo Imana ikomeze ibatuze aheza. Aka ka Marie Jose rero abantu benshi bagiye bakagaruka batera komenti bagira bati iyi Marie Jose n'ubundi dusanzwe tuzi ko ifite ibisobanuro byinshi, ariko iyi yakugereye mu biryo umuryango wose urashira. Marie Jose muyirinde, ntago mbabwiye ngo muzikumire mu ngo zanyu cyangwa se mu nzu zanyu, kuko ni agasimba ubona bitunguranye udashobora kugashaka ushaka kukabona ngo ukabone, cyane ko kagaragara mu masaha ya nimugoroba. Ubwo ntekereza ko abantu benshi bakunda kuraza ibiryo ahantu runaka birangaye, byakabasigiye isomo byibuze mukajya mwirinda icyaha nk'iki, cyangwa se mukirinda akaga nk'aka ngaka mbere y'uko mukageramo. Mupfundikire ibiryo byanyu neza, murare mumekinze shuwa ko ibintu byose bishobora kuba byagerwamo n'aka gasimba bimeze neza, aho kugira ngo bize kubateza akaga nk'aka ngaka. Njyewe ndakihanganisha umuryango w'aba ngaba, bakomere kandi banihangane. Njyewe ntabwo nahamya neza 100% ko wenda ifunguro ry'aba ngaba bariye bikaba byabateye cyangwa se byatumye bahatakariza ubuzima byaturutse kuri Marie Jose, kubera ko ubwo ibisubizo bitaratangwa n'abaganga. Natwe turacyategereje, nanjye iyi nkuru ndacyayikurikirana neza cyane kugira ngo nze kongera kuyigarukaho mbagezaho ibyayo, mbabwira nti bemeje ibi ngibi cyangwa se aba ngaba bishwe n'ibi ngibi byahumanijwe n'ibi biryo. Ubwo reka mbashimire kandi mbabwire ngo tuze gusura amakuru yacu ari imbere, nizere ko byibuze hari icyo usigaranye muri iyi nkuru. Bityo rero ugenda usiga ibitekerezo byawe muri komenti, tuze gusura amakuru yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG, asante sana.